kuko mbona umutima w'umwana utari gutera nkajya ngira ngo niba mumbyaza uraza kongera utere ndambwira hoya umutima we mbyaza gusa umutima w'umwana uraza gutera arangije ngo ya ngo umenye ibyo ndi kukubwira utari kubyumva ngo umutima w'umwana ntabwo uri gutera ndabwira muganga wese uri imana we ntabwo uri imana ceceka we mbyaza umwana wanjye ndabizi ko ari muzima wakwemera ko ubu nsigaye mfite ubwoba banumva ngewe n'umuntu anenda namureka ntitubyirengagize neri hari abantu ngewe nakuze mbona bari hariya mu bishorishori ariko aka kanya bari down hari umuntu ngewe narinzi uri down wa muntu nyine usabiriza wa muntu wari uri mu buzima bubi ariko aka kanya akaba ari hano kuri top rero ibyo bima icyizere cy'ubuzima nkumva ko ibintu byose birashoboka ngiye mba numva n'indege nzayigura inshallah abahungu b'iyi minsi mwabaye nuri sidi mama kwiki mudashaka gukora njya mbona abana b'abahungu badashaka gukora nk'abari nkumva bane nk'umujinya nkumva mbuze n'ikintu nakora babaye abakuzi b'ibyinshi cyane ubundi twari tubizi ku bakobwa iki gihe ntabwo kimenya umuntu ukubwiza ukuri neri araza akabona Jasu wifite life yawe ubayemo wenda wifite ako gashopu kawe akahita kubonamo amafaranga cyane alhamdulillah ibyo umuntu azatekereza byose ngo abagabo ngo ibiki njya mbumva ariko nkarita hano nkabihorera kuko njyewe impamvu bitagira n'ikintu bimfataho nuko nzi neza ko am hustler urakora pe business woman wenda ntaho ndagera hafatika ariko aho ngeze mbasha guforwarding ibibazo byanjye nkabikemura singira uwo nsaba mani ni ibintu birenze tuze n'abantu bajyaga banyibwirisha ngo narose ngo wabyaye ngo abana batatu ngo bimanga ukumva arabizi ahubwo ntashaka wenda kumbwira uburyo yabimenyemo uzi ko namumubajije ngo narose ngo wabyaye ngo abana batatu bimanga buriya ntukihutire kubwira umuntu ibintu byinshi uzi ko situation yarimo atarayakira inda yarangoraga noneho Jasu Imana izaguha ibyiza muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeze kubandindira Imana ihaze ibyifuzo byanyu uyu munsi nazanye umutumirwa abantu mutari bakeya mwasabye tujye ku mwanya bibwire ubundi dukomeze muraho neza turaho ni Mabuja Queen nk'ibisanzwe ubusanzwe banyita Igihozo Jasmine nkaba mfite brand icuruza imyenda yitwa Jasu Shop Jasu acuruza imyenda myiza tutarajya mu bintu byinshi hari nawe ariko narakwambye najye kera ubundi kukaba bari njye ubivugaho kumenyana kwanjye na Jasu byabaye kubera Latifa nyuma tuza guturana ngewe na Jasu mu gipangu kimwe icyo gihe rero kandi wibaze ko kiragiye twahuraga bwa mbere kubera Latifa ntago nari mbizi kucuruza imyenda rero noneho tutangiye kubana mu gipangu nyine urumva iyo ubana n'umuntu ikindi twakoranaga na siporo cyane uko byagenda kose ubuzi kinakora nibwo namenye ko Jasu acuruza imyenda akanyambika ari mu bantu nzi bacuruza imyenda ya caguwa myiza sistrakare kuko ngewe ntabwo ibintu bya caguwa mbizi cyane ariko umwenda naguze kwa Jasu mba mbizi ko uwo mwenda umeze neza kuko n'imyenda nayo nambaye muri Anive Mutabazi igihe namujyanaga ahantu kuri Utaka nayo nayiguze kwa Jasu rero agira imyenda myiza uretse no kumusapotinga mu buryo bwo kumureba muri filime yacu mugiye abari bubikunde mubwire mbahe nimero cyangwa se nawe ari buyitangire mu mugane Jasu acuruza imyenda myiza nuko rero dukora ikiganiro cyanjye na Claudine abantu benshi twaravuze abantu mwifuza ko hahita hakurikiraho Mabuja Queen muze kubyandika muri comment hari abantu rero basabye ko wazaza kuwaje tugiye kwiganirira ku bijyanye na sinema winjiyemo uratubwira igihe winjiriye muri sinema nuko bimeze ntabwo ari ubwa mbere ariko pe nakuze mbikunda ngewe ndabyibuka
abantu b'iwacu barabizi njye nuruka mu Ruhango niho nakuriye ariko nyine abantu ba generation yanjye benshi barabizi nari mfite club nabagamo twarakinaga twigeze no gukina theatre yacaga kuri nuza y'Imuhanga kuri radio y'Imuhanga imba yitaga style de banyitaga Ndayirufigi gwiki shaba baranyise Ndayirufigi nyine Ndayirufigi nyine nari mfite muka data mfata nabi ewana icyo gihe nabikoraga neza muri yo club abantu bo muri club ndabasoje ya ubwo nakomeje kujya mbikunda ariko nyine nkabura umwanya urabizi ni Kigali umuntu abura aho ahera ukuntu bigenza ariko nabanye na Neri mu gipangu nkajya mubwira ati nkunda ibintu bya film ariko nari sinabikubwiye warabimbwiye ahubwo njyewe uzi ukuntu meze nk'ipanci hari ukuntu umuntu tutuziranye ambwira ibintu nkagira ngo bari kunyinisha nyine nkavuga just uko biri kose arambeye igihe twigeze kujyana kwa Ramazani we na Latifa yego icyo gihe naravuze isubunza bivuge mbamfashe ariko nyine njye nishyizemo ko abantu b'abasitari biyemera ndabivuze abantu b'abasitari njyewe sinjya muza nabo umva nishyizemo ko birata nari nubwo twabanye mu gipangu wabonaga nyine ntirekura cyane kubera ko bazi ngo barirata yanakwica mbabarire ntago ari bibi reka nkubwi nakosa ririmo urumva umuntu hari igihe uvuga uri arabona ko azwi abantu benshi baramugira gutya ariko hari n'umuntu ubona ko azwi akirata bibaho hari ababikora kabisa bakirata shanda bazi ngiye nyine ntago mvuze ngo hari wanyirase ariko pe nabyishyizemo mu mutima wanjye ndavuga barirata atazanyiyemera gusa nyine tukajya tuvugana urumva namumenye kubera Latifa niwe wari umushuti wanjye cyane ariko twanaje kubasura muri lockdown cyagiye ndi kubana na Latifa araza dusura nkumva biranshimishije bamfite inshuti nyine umushuti w'umusitari umuvandimwe tuba turamenyanye nyine twashwanye nk'inshuti nkabwira Neri akuzi ko ari byo yigo this ariko Latifa yandakaje cyakoze akambwira ati rero Latifa ni kuri yajya nihangana tuba inshuti gutyo kuko ndibuka n'ahantu twaturanye n'injye bari bakurangira ni wowe ba mu gipangu cyiza nabwo hari igipangu cyiza uzaze ngushakira nuko namenyanye na Neri rero njyewe nkunda kumwita bya ketchup simbisi so turamenyana tubana mu gipangu twatandukanye agiye gushaka yego ujya wibuka ukuntu twajyaga turara twicaye hanze igihe twari dufite yego tuganira none iwacu duturanye n'Abarabu yego twege iwacu gutya ku muhanda twari twemerewe kuhagera kuko hari amagriyaje akabarazi b'abakobwa bacuruza amagara hari umwarabu uzira ngo agira ngo yimara agasatsi ngo kabi naramubonaga agahita nigendera nuko nyine twatandukanye nyine agiye gushaka urumva nyine ubuzima babuhindutse nanjye nari ntwite wari utwite unanabimbwiye simbyemeye ariko ubundi meze narakubwira ngo uzi ko ntwite turimo turapakira ibintu nje gutwara umwana urabizi ko ntwite ngo umwana nsitse wowe na Innocent ngo wapi ndatwite none natashye ubukwe rwose ninaniriwe cyakoze biriya bihe Neri reka nkubwize ukuri wenda n'abantu babyumve mana umwana mwiza tu njyewe hari nigeze kugeramo ndarwara ndabagwa ewana Neri yambaye hafi nk'umuturanyi nk'inshuti arambwira ati ngenda hari kubwawe urabyibuka ndabyibuka nuko tugeze kuri icyo nyine namutaye ubukwe nwite ibaze ko nagiye ahantu bwabere nikureshaho ese nari nabaye ikiburi nyine buriya niyo mahitamo yago mbi kandi uzi impamvu buriya turi gushaka ahantu hazabera ubukwe twagiye Muhazi ahantu twari twakunze haba kure pe kure bikabije hari heza ariko ari kure ku bantu bari batwite n'abantu batari bafite transport harabagoye ariko disi nyine ntabwo byari byoroshye ariko ndabyibuka nyine nagize ibyago ndaguhamagara ndakubwira Neri ibyambayeho nawe wari utwite urabyibuka njye nagize n'ubwo bwo kuza kukureba
kuko ndabyibuka nawe wari ufite inda nkuru. Ifite inda nkuru noneho y'abana 3 byaso ntarana byakira. Noneho hari umuntu wigize kunsuhuze n'abantu bajyaga banyibwirisha ngo narose ngo wabyaye ngo abana 3 ngo bimanga. Ukumva arabizi ahubwo ntashaka wenda kumbwira uburyo yabimenyemo uzi ko namumubajije ngo narose ngo wabyaye ngo abana 3 bimanga. Buriya ntukihutire kubwira umuntu ibintu byinshi uzi ko situation yarimo atarayakira. Inda yarangoraga noneho Jasu Imana izaguha ibyiza. Wowe birarenze kubera ko twigize hari igihe nigize kuza kukureba mu rugo nyine yarakuguye nabi twongera guhura byabaye byarabaye ariko kubemera Imana twemera ko Imana n'amakosa igira ibintu byose aba hari impamvu. Jasu yagize ibyago kuri uwo mwana yari atwite ariko hari impamvu byabaye. Ariko njyewe buretse maze mubwire singiye kwigira umuvugizi ariko kuva kiriya kibazo cyambaho maze kumva abantu benshi byabayeho. Nari Negahongayire yigeze kuvuga iyo story sinzi nimba warayumvise. Hari igihe ajya kuyipostinga ni wowe n'inkiyange uzi kugenda nta kibazo ufite neri ngenda byibuka iryo joro nagiye nta gisendeho byayo mvuga ngo ngiye guteka imitwe kwa muganga bambyaze ntari kubabara kubera numvaga nararambiwe gutwita numva inda ifite inda nini kera ndavuga mbwira noneho naraye muri filime sinzabyibagirwa ari ku itariki 5 ndara muri filime noneho ndavuga ariko wabeshya Hamadi icyo gihe yazaga kundaza kugira ngo nari negereje niwe wenyine nari mfite mbona rero kumushimira Hamadi ndagusuye cyane inshuti yanjye twahuye ni nk'umuvandimwe kuri njye ewana ndamubashimiye ni inshuti nziza. So urumva yazaga kundaza nyine kugira ngo amfashe mva muri filime kwa kundi warambiwe nka 7 z'ijoro ndavuga reka ngende mutekere imitwe mubwire ngo ndi kubabara uzi kwirwaza wallahi byanjemo ndavuga ndi kubabara ibi bintu nibwo mbonye umwanya kubivuga ariko byambaye ndavuga ati reka mutekere imitwe ndajya mbwira ndi kubabara mbwa si kubabara tumenye igise cyaje kandi se nari nzi nuko kimera wa ambwira ati reka njye gushaka umutipe bita Kiroso nawe ndamusuhuje umuturanyi araza aramerekeza kwa muganga turagenda na fruit tumucaho kuko urumva niwe wari umumama aramerekeza neri wallahi nagiye mbyigirisha gutya numva nta n'ikibazo mfite. Tugeze kwa muganga urabizi nyine abantu twivuza hari ahantu bisaba guteka imitwe ukigira nkaho warembye nkajya nirembesha bancishaho abandi mu kugerayo ngo no ngo kumbona umutima w'umwana utari gutera nkajya ngira ngo niba mumbyaza uraza kongera utere ndambwira hoya umutima we mbyaza gusa umutima w'umwana uraza gutera arangije ngo ya ngo umenye ibyo ndi kukubwira utari kubyumva ngo umutima w'umwana ntago uri gutera ndambwira muganga wese uri Imana we ntago uri Imana ceceka we mbyaza umwana wanjye ndabizi ko ari muzima kare yakinaga yarakinaga koko njyewe nyine urumva nari mumenyereye akina ariko ibyo bintu ngo ukuntu umutima wahagaze ntabyo numvaga navuka umutima uri bwongere ugatera. Nicyo gihe nahuye nacyo gikomeye cy'agahinda ntabwo nabyumvaga navuga Mana ntabwo wabinkora kubera ko uriya mwana nari mukeneye pe cyane njyewe ndabizi wajya kubwira ngo ngenda shaka umwana Jasu wari ni ukuri nari nkeneye umwana ariko buri Imana ibizi impamvu ibizi imipangu yayo njye nubwo njya mbyibazaho cyane ariko byari ibihe bitoroshye mbicamo umwana wanjye aravuka baguteye ibise banyongera ibise bikajya bimanuka bikazamuka neri njye nageze aho nkajya nsaba Imana Mana nkuramo iki kintu sinumvaga ko ari umwana kubera ukuntu igise cyandiye noneho abaganga nimba ari ubwoba bari bamaze kwiyakira babonaga nanjye ndi bupfe kuko ukuntu byari byangoye kubyakira bakajya bareka abantu bakaza bakansura muri salle dope ubona nyine kandi urabizi nta muntu uhagera ariko abantu bazaga bakansura nyine njye nkabirukana nabwira mu mbabare ko uburibwe nandi guca mu sinashaka umuntu ndeba hari umushuti wanjye bita Bebe yarahari finali namubwiraga Bebe wallahi ndi kubabara akambwira Jasu ndabizi uzi kuribwa igise uzi neza ko ugiye kubyara umwana upfuye ni ibintu biba bitoroshye pe
ni ibintu biba bitoroshye ariko kubera Imana ndakomeye aka kanya ejo bundi ku itariki 7 z'ukwa kabiri yujuje umwaka ariko nafashe umwanya wo kubitekereza ndavuga birahagije agahinda kararangiye ngiye gukomeza ubuzima nakwiyakira byari byarananiye ndavuga rero ubu ngiye gukora cyane ngiye gukora cyane ibintu byose mbyibagirwe so nuko nisanze mu isi yacu reka nkubwire Imana igiye ikomeza abadamu cyane kuko ejo nabyumvishemo bivuga mu kiganiro abagore ni abantu bakomeye sinzi umuntu kambivuge ndakaye nka mabuja queen umuntu utubaha umugore cyangwa agafata ukuboko kwe gutya akakuzamura agakubita umugore we umenye ko hano uri ingegera nicyo nabona nakubwira kubera ko ubuzima abagore ducamo buba bukomeye mushatse mwajya mububaha nagiye mama wanjye aho ari hose umva ahora kudeshapa umva ngewe mbabazwa no gusa nyine mbabara nk'umuntu kuba narabyaye mama wanjye adahari kugeza aka kanya hakaba hari ibintu numva ngewe nkumva birancanze kuko numva ibyago wagize numvaga nahita nsiba nimero yawe nkavuga kuko Imana ndashaka kuza kubaza Jasu ukuntu ameze ukuntu yiyumva ukuntu bimeze kandi nkumva byarabagoye hari abantu b'abashuti bangenzi banakomeye b'inshuti zanjye magara pe agakumvugisha kubera ko babona bari bazi uburyo umwana wanjye nari mukeneye bari bazi uburyo mukunze aho byari bigeze naramwiteguye ariko muzi kugura ibiko cyakoza ni ibintu bigoye kubyakira pe ngereka nkubwire numvaga nasiba nimero nkazongera nkayisevinga nka nyuma y'igi navaga ndatwite inda mfite ntiri kunyoroheza sinshobora kuva mu rugo nari ndi mu bihe bibi bitanyemera kuva mu rugo kandi nkumva ndashaka kumenya amakuru ariko nkumva ntaho ndi buhere nkubaza ngo Jasu ngumeze gute kuko numvaga naba ngiye kukubaza gusa ariko kadushima Imana ko uri muzima alhamdulillah kabisa kuko nkubeshye hari ahantu narindi abari stage nk'iyanyuma kuko gupfa no kubaho pressure azamuka umuganga ntiyakubaga biba bisaba ko baguterera ibise bakongerera ibise ubwo iyo byanze nyine nta yindi hari n'igihe ngo bakubaga ugaherayo umva ni ibintu biba biteye ubwoba pe umutima wawe rega uburi kure n'ibitekerezo nukuri nshimiye abantu mwese mwangezeho abantu mwansuye neringiye ntabwo nzi ko mfite inshuti abantu baranabaye pe umwana wanjye wagira ngo ni umuntu mukuru baramutabaye turamuherekeza twagize n'ikiriyo kimara iminsi alhamdulillah nshimiye umuntu wese wanabaye so ni ibyo ngibyo nyine ni ku isi bimeze ku isi haba ibintu byinshi Imana yorohereza abamama bahuye n'ibibazo nk'ibya Jasu cyangwa se n'ibidasa nk'ibya Jasu gusa Imana ijya idufasha iduhe kubyara turi amahoro iduhe no kwirerera ko byose ni ibitanga kandi Imana iguhe gukomeza gukomera kuko urakomeye ikindi wakwemera ko ubu nsigaye mfite ubwoba bumeze gute numva ngewe n'umuntu anenda namureka namujyana ku kagari umuntu ufite gahunda yo kuntera inda amenya ko namujyana ku kagari byaneye nkahamuka nizera ko ryahita rishira nonaha biragoye erega umwaka ni mutoya kuri icyo kintu nshaye kabisa wenda reka dutegereze Imana iguhe gukomera muri byo cyane kandi Imana izaguhe abana benshi b'umugisha benshi Jasu n'ukuri bane se bake Cyomoro cyubahiro cyuzuzo cyiza na cyiza oya nari mfite 3 none ngeyeho umwe niyo mpamvu izina ise ndibu yego Icyomoro niwe witabye Imana ariko Imana itanga kwinshi sibyo izaguhe umwana w'umuhungu mwiza nka wa wundi kuko waramubonye n'amaso yawe ku buryo uzajya umubona ukabona ari we wagarutse kandi guhe kumwirerera no kumuha byose kuko uyu muntu mureba ahangaha azi gukora pe
Jaso uri bukuntu kera najyaga nkuganiza ko neri waritse tukajya gucuruza imyenda nuko urabyibuka Imana ndabyibuka ngo neri ngukuntu ngo uri umusitari ngo wagiye ubona abantu babigura ngo uzingiye ngo ufite izina nk'iryo ufite gusha nacuruza ngo sha ngo nuko ntaryo mfite mwabakiriya mwe banjye nubwo nta zina mfite rikomeye ariko mujye mubabara mu support nyuma y'Imana nimwe muba muhari ku bwanjye pre aho ngeze ibyo maze kugeraho nkaba nicaye aha nukubera mwebwe Jaso nyuma yuko wabuze umwana sibyo ukageraho ukavuga uti nararize buri kwezi nibukaga umwana wanjye cyase buri munsi ariko uyu munsi yujuje umwaka mfashe umwanzuro wo kwemera umutima wanjye ko nababaye ariko nshaka no gukomeza ubuzima bwaje kugenda gute kugeza nyine uyu munsi Jaso ni umuntu umeze gute Jaso se Jaso nyine ni kwini mubona aha sha ni byinshi nyine byabaye urumva umwaka bari muremure abari muremure ni byinshi byabaye wenda umuntu atajya ngo aronda kurenga avuga ngo ibi ariko namuvinze on na ubuzima bwarakomeje ewana ubu ndi umuntu ukomeye i Kigali ewana iterambere ku mufuka icyizere cyo kubaho kirahari kandi wishimye kandi ndizeye ko ibintu byose birashoboka hari abantu tuzi nubwo ntitubyirengagize neri hari abantu ngewe nakuze mbona bari hari mu bishorishori ariko aka kanya bari down bahananutse nka hakaba ari n'abandi nzi ewana bari hari hasi hari umuntu ngewe nari nzi uri down wa muntu nyine usabiriza wa muntu wari uri mu buzima bubi ariko aka kanya akaba ari hano kuri top rero ibyo bime icyizere cy'ubuzima nkumva ko ibintu byose birashoboka ngiye mba numva n'indege nzayigura inshallah cause nyifite uyu mwuka uhumeka nyagasana kibunije mba numva ibintu byose nzabigeraho kandi kuko urakora ikintu uri mu kibamo nkawe mbazana nagushimire ko nukuri urigomwa cyane gufata akazi ukagasiga ukasiga izindi nshingano ukaza ahangaha tugakina ukongera ukagenda kandi ukagerageza ukahaba nyine mu gihe Imana rero ishyire baraka mu bintu ukora kandi n'abantu mu nkunda ndabasaba gushyigikira Jaso mushyigikire mujye kuri Instagram yanjye muze kuri shop yanjye Instagram yawe yitwa Jaso shop murebe Jaso shop haba hariho amadetaye yose aho nkorera muri Mike muri floor ya 2 umuryango wa 44 iruhande rw'Agahozo Salon yego mugenda baha imyenda myiza kandi ntabwo bahenda n'inkweto n'amasakoshi n'ikarisi wanjye wishakure n'umutima mwiza nyuma ubwo sinzi ukuntu murihangana byose biba ari ukuganira twari tugiye kuvuga ku bintu bya sinema cyagiye tubivugaho gatoya tuza kubisimbukaho gatoya noneho hari iyindi filime wakinnyemo itari iyi ngiyi isi dutuye narishari wa Kobi okay narishari wa Kobi ubwo abantu banyinisha ubundi nakinnyemo nk'inshuro nk'eshatu I think bwa mbere nakinnye ndishari wa Kobi ubwa kabiri nyina ndi umuntu ngo uvuye babandi bashinzwe abantu baburanye n'abaki UN ndabizi banyinisha n'ibintu mba nazi umuntu wakoraga muri UN abantu baraburanye nakinanaga na Nariyo na Mamazuru baraburanye mba ari ngewe nyine ubahuza okay ibindi naje gukina nibikira nakinye ndi mu nama y'umuryango okay ndumva ari ibyo ubwo nyuma y'ibyo ngibyo haza ibingibi ubu rero hagezweho Mabuja Queen ariko abantu mumbwira ati ngira amahane ngo ndirata n'ibiki ni filime bajye bibuka ko ari filime nta rundi rwango Mabuja nibyo abayanyinishije ariko noneho ewana iyo ndi gukina n'aba bantu babiri bazanyica Clotilde na Dorothe bazanyica bano bantu babiri ku rwego nanjye mbibona ni hamaze gusohoka episode ya 2 wenda ni ya 3 gukomeza ni iki cyaje nyuma
mu bantu bawe ba hafi, mu bantu babasha kukuvugisha? Njyewe iyo ngiye muri comment ntago ndisoma cyane, ariko mbona benshi bavuga ngo Claudine, ariko ngiye kuki mutavuga? Njyasara bamera ni mutavuga. Ariko barimo. Barimo, ariko abakiriya banje, inshuti zanje, iwana baramamagara pe. Baramamagara bakanyandikira bakambwira ati twabonye ukina neza. Nge hari n'abakiriya baza baje kungurira bakanyitegereza. Hari ukuntu umuntu agura akajya abona arakuza arahana kuza akanyitegereza akambwira se kuri kundeba cyane ngo so ngukinana na Kecha, nababwira ni nge ndabanza nkabihakana nkambwira ni ngewe. So rero nagiye mbona feedback nziza, banshimira bambwira tuzi gukina, ewana bose ndabashimiye kuri support mudahwema kungirira. Nabipostinze kuri stata benshi Neri sinzi bwa mbere postinga nyine link sha yarerebwe pe, nabibonye kuko ngewe kuri WhatsApp yanjye ndebwa n'abantu igihumbi. So ubu urumva rero ni abantu bafatika, mukomeze mudusupportinge, umenye ko tuba dukeneye umugati. Ndize wowe ndakwizeye cyane ko tutazakubura kubera ko urabikunda pe. Icyo ni icyambere. Tureke wenda ibya business nibikingo ubustari, nge nta n'ikintu mba mbona mu style wenda nubwo abantu babikunda. Uri ubustari bwa mbere niko na amafaranga, nge mfite amafaranga mba ndi umustari. Ibyo wenda tubireke, turi abavandimwe ugize icyo ubona. Ngewe kuri ngewe binera ishema, nanjye ngize icyo mbona. Nimba ushobora kuza ukarenga ahandi hantu hose hari abandi bantu muziranye ukavuga ati ngiye kugura kwa Jasu, ni support bukomeye. So rero ngewe icyo byazansaba byose ndahari nk'umushuti wawe, babanye wabaye inshuti ya mukuru wawe, ndahari. Asante. Tuvuye ku ruhande rwa sinema ho gatoya tugarukire mu buzima busanzwe, uba wumva uri tayari? Wavuze ko ku kintu kijyanye no kubyara wumva ugifite ubwoba, ariko se kuba wenda wakundana n'umuntu akakubwira ati ngenda ashaka gushaka Mariheze muri he niko mwabasore nde nta kibazo? Ikibazo ni kimwe, abahungu muri he barabuze? Muri hehe baranyita muraza kumva banuka umva abagabo mwarabuze, abagabo bavuga ibintu bizima mwarabuze, mugire muze. Abakobwa bazima nabo barahari. Abakobwa bazima dore nkanjye na nusura nitwe turimo tudafite abagabo. Rero hari ikintu gisigaye giharawe, uvuga uti uriya mukobwa nimba atunze imodoka, akaba afite business igenda neza, akaba afite ahantu aba nyine, akaba afite ubuzima bwe, kandi akakureba akavuga ati ko biri kose ashoboye kwiyambika no kwirisha, akaza ari icyo kintu akurikiye. Shaniri reka nkubwize ukuri, nimba abahungu ari ukwigira inuri, cameraman arimo arandeba nabi mwihangane kubera ko ari umuhungu. Abahungu b'imitsi mwabaye inuri sinzi mama kweki mudashaka gukora. Njye mbona abana b'abahungu badashaka gukora, nk'abarira nkumva bane nk'umujinya, nkumva mbuze n'ikintu nakora. Kubera iki? Babaye abakuzi b'ibyinshi, cyarabundi twe tubizi ku bakobwa. Iki gihe ntabwo kimenya umuntu kubwiza ukuri Neri. Araza akabona Jasu wifite life yawe ubayemo, wenda wifite ako gashopu kawe akahita kubonamo amafaranga cyane, cyangwa akatangira ngo n'abagabo ngo babimuhaye. Hari ibintu bibiri. Yego, umuntu akumva ko nimba ufite ikintu n'umugabo wakiguhaye. Kubera iki se? Sha rero reka nkubwize ukuri, umuntu wese hari akantu nkunda ka Irene, abantu banzi barabizi ngo ndakugapostinga. Hari abantu dufite umugisha. Man, ibintu byose ukozeho bigakora, bigakunda pe. Wahiga amafaranga atari uvuga ngo nubundi buhanga Nyagasani yaraguhaye umugisha. Kakureba akavuga ati wenda usibye ko wenda abantu bitiranya n'ibintu Neri, hari ibintu Imana iba yaraguhaye ngewe itamanye cyane, ngewe kabibindi mpa nago byose yabidu. Iwendi kamiyo Mana yo guhiga ayo mafaranga kubera ko ngewe Neri sinzi gusaba amafaranga pe. Sinzi kubwira umuntu ngo wamaye iki, ariko hari undi uzi gusaba
akanayabona yego ariko njye rwose reba ndi ko gusaba umuntu wampaye amafaranga ntabwo byaba Imana igashyira imigisha mu gukora kwawe ikareba ikabona ko ibyo bintu rwose kuri njyewe ntabwo biri sexy nta wayama ikavuga ati Jasu uzajya yabona uyiboneye kabisa uzajya yakorera ibibazo byose bikemure rero ndashaka kubwira abantu batekereza ko abantu bagira aho bagera bose ari abagabo yego muri aba fake kuko hari abana duhasoringa man njyewe nkubwiye nk'imyaka maze ncuruza ariko kugira ngo ngere kuri level ubundiho nani imyaka 2 bimfashe wenda cyangwa 3 kubera ko umuntu aba yaratuneri uzi hari igihe umuntu aba akora business ikanga pe nukuri ugacika intege kuvuga se nakora iki nyine ugahora ushaka ikintu cyatuma bigenda neza ariko umuntu utekereza yuko nta mukobwa ukorera amafaranga ye abenshi baba bayakuye mu bagabo arishuka uri ikigoryi mu mutwe ndi gutukana none se mvuge ngo iki kubera ko hari abantu benshi oya biba biteye mujinya nukuri nimukumve niba Jasu afite shop kuki utumva ko ari kuki uri kumva ko nyine ngari umugabo runaka abahe ayisubuda abagabo batanga izo shop ayisubuda umugabo utanga shop we yayiguhaye yego da bava niba umuntu wumva hari ikintu afite Imana wenda iragushoboje ejo ufite imodoka ejo uguze indi ya kabiri ngo nizi ikintu nshimira Imana wallahi ndarahiye ndasibye ndi mu gisibo nuko ahantu hose ngeze nge na Nyagasani narahigejeje alhamdulillah ibyo umuntu azatekereza byose ngo abagabo ngo ibiki njya mbumva ariko nkarita hano nkabihorera kuko njyewe impamvu bitagira n'ikintu bimfataho nuko nzi neza ko am hustler urakora pe business woman wenda ntaho ndagera hafatika ariko aho ngeze mbasha guforwarding ibibazo byanjye nkabikemura singira uwo nsaba mani ni ibintu yabirenze so rero umuntu utekereza ibyo bintu nukuri yigaye pe hanze niyo mpamvu abagore turashoboye nkuko umugabo yagura imodoka nanjye nayigura nkuko umugabo yakubaka inzu nanjye nayubaka cyane rero nimukajye mwitiranya ibintu si tubabwiye ibintu by'ubwenge mujye rero nukuri nimukajye mwumva ko umuntu atera imbere kubera abagabo ibyo bintu ndajya kubihuza n'inuze n'abantu batakira uko bari cyangwa uko Imana yabaremye ugasanga umuntu hari ibintu niba kubonye Jasu niba byibushye akaba afite ikibuno ndaje umwereke akagenda agafata mu kimina agafata ideni muri banki akambuka akajya aho babishoboye ngo bakajya kumukorera amabuno sibyo umuntu akarwara nizira kaba gacenewe koko ariko njyewe wa mugani tuvuga ibintu dusubira ibindi nk'umuntu wifata ngo agiye kugura ikibuno ariko urashaka kugutukisha reka mbaze mubwire ntabwo ari kugutukisha hariho bimeze nko kwitukuza hari abantu babikora byanacitse amazi abantu benshi ngo barabikunze ngo ni ugusa neza sibyo ariko njyewe nkeka ko haba harimo no kutanyurwa sinzi nimba iyo nza kubigikara ko se na moviti ngo itukuza ngo ituma umuntu wabinzobera njyewe ejo bundi hari umuganga wabimbwiye ngo moviti naramubwiye ko nisiga moviti nkambona nizanisha utuntu arambwira ati ndega buriya moviti nayo iratukuza numva biranunguye noneho rero naba na moviti kuyisiga utabizi bikaba cyangwa n'andi mavuta ariyo yose umuntu nk'ubu wenda kanitangeho urugero ndi inzobe gutya ariko ngo nkakenera amavuta ngo arimo akantu gakesha kanyesha kanjyanayo rwamagana abantu batiyakira ni rero ikintu nabonye ariko buriya ngiye ikintu nabonye indwara mbi mu ubu buzima ngiye mbabwire indwara mbi nabonye no kutiyakira cyane man buriya aho ibyo wakora byose utiyakira zero cyane ngewe reka nisabira abakobwa bavunwa cyangwa bavunwa no kutakira nka Lydia impamvu y'ibi ngibi muzabibona twarabikinnye hari ukuntu umuntu ubona ni mwiza uko Imana yamuremye ariko afite ibindi bintu ashaka
rero abantu mbivuze kubera twarabikinnye muzabibona nkuko nari nabivuze haba harimo isomo muri filime dukina habamo hari ubwo ubona ibintu biba ari komedi ariko haba harimo n'isomo dutanga reka rero njye nibwirire abanyumva mugerageze ushobora kusa wiyakire none se nimba ubwo ejo ubonye nta mabuno ufite ukajya kugura ariya y'amaponje ukayambara mu maso se nimba hatameze neza naho wabigenza ate ni sentire hari agahora yaziritse umwuka ariko se iyo uriye mumbwira inama abantu bafite inda ni siporo jasu nuko siporo ageze yica ariko kandi zatangiye gukora rero mugerageze mwikunde mureke gukora ibintu bishobora kubashyira mu bindi bibazo ubu se umuhungu akubonye wambaye amabuno akagushaka akakugeza mu rugo wenda ariyo yakurikiye ko hari abayakunda kandi tutabarenganya agasanga si kuri mukajya mwirirwa musimbuka niyo mpamvu ubona nta rukundo rugihari kubera ko usanga ibintu ngewe wenda nk'urugero cyane cyane nk'abantu bigaragaza uko batari ugasanga ngewe ndi mu bantu wenda nigaragaza ko mfite amafaranga kandi wenda ntayo ugasanga iyo ngiye gusura sheri wanjye nisiga makeup umuhungu yakubonye wihometseho biriya bintu nago ubwiza bwawe bwa naturel abazi wa wundi utisize makeup ugasanga nyine ndigaragaza uko ntari sibyo ewana biriya bintu nibyo usanga bisenya urugo kuko uko mwajyaga guhura wamwirekaga siko kimeze siko nyine iyo mwajyaga guhura wamwirekaga utari wowe none mwamara kubana bwacya mu gitondo akabona isura itandukanye na ya yindi yakora ku mabuno agasanga ni godoni wari wambaye abantu mwambara ibimatera ndabasuje suje umuntu wese wambara ikibuno ndumufana njya mbabona muranyicaza nkiga abakiriya banje njya mbabona abantu mwambara ibibuno ariko nukuri ni indwara mbi yo kwiyakira nibyo kubera ko reka nkubwire ikintu nabonye mu bantu batakira uko bari ntago baba bashaka ngo n'abandi babe uko bari niba njyewe nakiriye ko nyine ngomba ntakiriye kuba ndi igikara kwanjye cyangwa imibiri yombi ninkuba nawe w'inzobe ndatangira mvuge ngo asikingira nzobe se ngo yishwe n'izuba ngo birasa ngo ni ibiki kubera ko nzi neza ko ibyo ndi gukora biri kumvuna cyane kugira ngo nse na runaka kandi wapi rero regana nubwo Imana yaturemye kimwe neri buriya njye nibyo nabivuze nakare ntago Imana yaduha ntago twaza tumeze kimwe Imana iguha ibyawe nundi kamuha ibyawe rero sinzi impamvu abantu ubwo bagira complexe kuko Imana iba yaratugeneye ibyo bona dukwiriye byara abantu manzi bameze nk'abagabo b'abakobwa ariko ukabona noneho buriya abakobwa batari beza cyane nkatwe bagira confidence sinzi nimba nawe ubizi usanga nibo babantu usanga yariyemeye ku mutipe nibo babantu usanga baza agaciro ka ese kwe cy'abakobwa beza bababi batari beza cyane ndabikosoye buriya nibavuga abo batari beza cyane kubera iki mwamuza agaciro kanyu kuri shano kuri pe bariyumva ku rwego mba mbibona usanga umukobwa utari mwiza cyane ari nawe utunze imodoka nziza ujye ubibona kubera uzi si impamvu ntago aba afite ibintu byinshi bimushuka nta nubwo wajya kurebera muri bya bindi bituma abakobwa bigira nabi ikindi nimba ukuri kusa kose ntago tuvuze ngo umuntu mubi kuko umubi ntawubaho ariko uko umeze nimba hari umuntu utinyuka kukubwira ngo wowe uri mubi ngo ibiki uwo muntu ujye umwihorera ahubwo wowe wikorere cyane umureke wowe mwiza tuzareba icyo azabimarisha sibyo n'abantu banyega wowe waremye nde uburyo uvuga ngo nguriya ni mubi ariko shaneri uretse gato hari akantu nibutse man ujya ubona ukuntu hari abantu ubona mu buzima bwabo barahiriwe kuva bakira abana aravutse materinere arayirangije ubwo wa mbere primaire arayirangije secondaire arayirangije amaze kwirangiza agiye muri université ababonye sheri abamutereye ivi amaze kubona sheri amutereye ivi amaze kumuterera ivi bahise bakora ubukwe barabyaye akigera mu rugo kwezi kwa mbere akiri mu kwa buke abarabyaye se we bari abantu mu bigenza mute kugira ngo muvukane ayo mahirwe ameze gutyo y'umufiririzo ni Imana nta hasona nta buzima bubazi wallahi babana ngenda babona babaho babayo muri iyo life bibereho neza
babaho ubusanga banasa neza kubera umutima mwiza ugasanga abyaye akana keza umwana agikura abyaye wa kabiri ukabona nyine ni famiye yishimye cyabo bantu babaho bimugisha ewana nabo ndabasuje aho bari rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu byari kwiganirira ku bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe oya n'undi cyari icyawe ikiganiro cyari icya Just ikindi mumushyigikire nk'uko yababwiye mukomeze mudushyigikire murebe filime yacu n'ubundi uyu munsi twari twakinnye ni nayo mpamvu twifuje kubaganiriza ko twagize amahirwe tugasoza hakiri kare mwiteguriye izaza pe ni moto kuko simbabeshye bari banyishe izaza aha bari intambara ikindi ibintu dukina abantu mujye mubikuramo isomo mujye mureba hari abamabuja babi ariko kandi bafite abakozi b'abana beza cyane hakaba abakozi b'abana babi abamabuja ari abana beza sibyo twe dukina ku mpande zose ntibakajye banabyegereza umutima cyane kumva ko umuntu ngo namubwiye ngo ahaguruke mu ntebe ngo byabaye ngo bibi cyane ubuse ngo nka buriya none hari uwanyandikiye ngo se ngo buriya ngo kumubwira ngo acanisha amakara inshuti yanjye ntimukabyegereze umutima aba ari imikino kandi turi no kwigisha kandi tuba turi gutanga isomo ry'ibintu biriho life umuntu abamo so ntimukajye mubyegereza umutima cyane rero mwakoze kudukurikira mbere na mbere yo gusezera nk'abantu mwe ndashaka gushimira Neri kanega amatwi mana urarenze tunge mvuga nk'abatipe mujye mwihangana akantu kamane nikajya kabura Neri ni ukuri urarenze tu njyewe mu bantu bari bakeya nashimira mu buzima urimo kuko nta benshi mfite bagushimira kuko ewana uri nko mu bantu 5 nashimira mu buzima urarenze you are superwoman twarabanye urabizi ibyawe byose ndabizi ariko ufite ukuntu kwawe witereye bitandukanye n'abandi mana urarenze tu urabizi se uri kurenze ntabyatsi arasetse ese we cyangwa mutabyimba ko murenze mana urarenze asante wallahi nakamara bizi kasubizi kunareba ase wafunze ari mu gisibo yewe uri kumva shamani warakoze no kuba waratangiye umushinga nanjye ugatekereza kunshyiramo ni by'agaciro kandi ndabyubaha niyo mpamvu nanjye aho uzagwa hose turi kumwe kandi mw'abantu mwe n'ukuri mudusapotinge tumenyekane rega natwe mubirebe mubikunde biduha amafaranga dukire kandi kandi niba ari n'umuntu ushaka gutera inkunga ngo yino niba ari n'umuntu ushaka kuduha amafaranga muze kandi ikindi ibiganiro byose dukoze n'ukuri mujye mubikunda mudasapotinge murabizi Neri ni umubyeyi abafite abana agomba kwitaho nanjye mfite kuzamuka nubwo njyewe no kunsapotinga kurenze mujye muza kuneza imbere n'ukuri ndabikeneye so Just ibintu bisabiye ntabwo bikomeye cyane kuko ni ibintu dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu rero mwamukunze muri filime mwumvishije naho abarizwa mu kazi ke ka buri munsi muzajye mumushyigikira muri mike muri floor ya 2 umuryango wa 44 yego nimero mwambonaho 078 ariko azamamagara umuntu azamamagara umuntu uje kugura umuntu ufite ibintu bizima abantu bitesha mutwe apana ujya kuvuga ngo ishutu iteka yose uri kumva abantu bitesha mutwe pe mwihangane iyo niyo nimero y'akazi 078 73 14 47 yego katwizere rero ko muzashyigikira Just kandi mukomeze murebe isi yacu mutube hafi muduhe ibitekerezo mudukunde yigosha kandi nimba hari ikintu nakoze nikigushimishe yego iyo nimero wayinyandikira ukambwira ariko ibintu byo kuza mutukana muri comment ntabwo ari byiza pe Just ntabwo aramenyera abantu batukana bikomeye cyane muri comment rero yigosha akabikaramenyerwa nshaka aramenyerwa sheri kuko hari igihe umuntu aza akandika ikintu ukavuga uyu tuziranye yaniga
rero hari abantu bafite urwango ni cyane rukomeye cyane nk'umuntu uba uri yicaye hariya akaza aje kuvuga ikintu kibi bikumarira kibi pe guca abantu intege mu guca abantu intege nubwo nazo dufite pe zo gucika mwakoze kudukurikira turabakunda cyane